uretse ko aba ari n'uburaya bw'umuntu ari n'ukuntu yagugorora atazanye mu buraya ariko bo bahita bakora ngiye kuva nabibona ariko abagore nabo barabikunda cyane abagore bose barambaraye gutya uziko arambarana nange arambara mugira abagabo banyu muvuye muri arambarara nk'akabebe kasinziriye kamaze koga ariko ibyo bintu n'ukuri ko Imana ibyo bigiye gusiga amavuta umubiri wose ntago birana yumva burya unaniwe abarambwiye ngo rero ngo yumva ngo umubiri ngo unaniwe ngo nyine ngo ari ukuntu bakugorora ndamubwira ibyo ngibyo kugora nabyo nzi ahubwo ngo ari udustretch kandi twadukoze ndumva byanze arambwira nta kibazo ngo reka ngugorore kubyumva ntago watekereza ko umuntu agiye kwirirwa agukanda arankanze arakande uramureka arahindura n'ahandi arahindura. Hey guys, twongeye kubasuhuza bakunzi ba The Sisters Love. Ejo bundi narashimbogo mwabyumvishe nabuze ngo bakunzi ba The Love Sisters. Nari ibi byose ni ibikundo ni sister. Twongeye kubasuhuza. Abashiri turabakunda cyane. Ndashaka kubaha ejo bundi nzajya mbere kukuntu njya muri gym. Nsigaye njya muri gym ndashaka kubera kukuntu mana wende ndi muri kujya muri gym ndikora umubiri. Tugiye gukora nagiye kwipima nari mfite ibiro 20. Iminsi yarya ni iminsi 60. 60. Ne ukwezi je ni iminsi 60 ngo nayishobora. Okay, ubwo ni iminsi 30. Tuzajya tujyana muri gym tureke sport dukora. Je ngundi nari mfite ibiro 70 ariko natangiye gukora nuko tutari twabishiraho. Ibyo biro 70 byo nago tubiza tazatwibira. Tuzajya kunzani tubirebe nanjye ibyanjye mbibereke dufate iminsi 30. Ndashaka 35. Tubereke udusport twafasha abantu. Ariko hagati aho ngaho mureke mbabwiye. Kuva natangira kujya muri gym nibwo nanjye kujya muri gym sinanzi kuntu bikorwa. Wowe ujya muri gym nibiki se bikorwa si ibintu bisanzwe oya hari ukuntu buri kwikorera gasport uri kubyumva uri muri gym washishikaye ngo biri cyuya ukagenda ukirukanka surangije gukora kwa kundi usangamo abakoci muri gukora uri kumubaza ndi kubikora gute uri kubyumva nawe yabonye uri kubikora nabi araza akagukosora ibyo nta kintu bitwaye uri kubyumva ikibazo cyanyu bakoci mumbe babwira bakoci beza twunda twakunda mudukora n'ibintu byiza ariko hari ahantu muri kugeraho ngaho mugakabye sinzi niba byarabaye kuri ngiye gusa cyangwa no kubandi nibiki se ukaba uri gukora siporo akagukoresha ukabona n'umuntu uri seriye hari ukuntu hari ibintu bajya bavuga ngo byo kugorora abantu akenshi bagorora abakobwa nako arakugeraho biriya birunda byanga wibeshkana nkora wibeshkana nkora twakwiye ukabona umuntu w'umumama umuntu w'umubyeyi bari kumukora ugango nanjye na oya hano hafi n'ibitsina akose we urumva jene kangusetse none nanjye nandi gukora ako nkajya mbona ni byiza uri kubyumva nkabona bari kumukanda amaboko ukuntu bakugira gutya uri kubyumva n'ukuntu hari akuma kabugenewe uhagararaho Igo nyine ujyaho kakagira ariko gym ujyamo nukasanga uri nizandagaswe uzazivemo oya hari niyo ujyamo mu inzizi ugasanga nakari oya iyo ni yahehe ni ukuri nabona ariko ngenda uzaze ntwereke zishura make mani hari gym wishura icyatanu buri uko giyeyo iyo niyo ya make ariko izo nagemo zose turimo izo rero tutarimo muzaze ntago nabikunze bira bintu muzabihindure muri kubyumva none ndangije nabaza niba ari ikintu cyane seseme ibaze umuntu w'umubyeyi ukabona yaryamye akantu kagasore karaje karamukora ko karakanze Jena navuze ati narahagaze ndareba nkajya mbona ni filimi ndi kureba narangije gukora arambwira ngo rero ngo umuntu agiye gukora ko ndugiye gutaha nyine wumva numaje gukora siporo wumva uri kugenda unaniwe abarambwiye ngo rero ngo yumva ngo umubiri ngo unaniwe ngo nyine ngo ari ukuntu bakugorora ndamubwira ibyo ngibyo kugora nabyo nzi ahubwo ngo ari udustretch kandi twadukoze ndumva byanze arambwira nta kibazo ngo reka ngugorore uri kubyumva ntago watekereza ko umuntu agiye kwirirwa agukanda arankanze arakande uramureka arahindura n'ahandi arahindura yagiye kunkoraho uri kubyumva yarankanda jeni kuri kaka uranyirigise mbona ndamubwira ngo we jeni ariko reka nkubwire n'ukuri kw'Imana njye yarankanze nabonye atangiye yakanze inkuba
ariko reka mubwire buriya n'uburaya uziko ntabwo nshobora gusubirayo kuko ukuntu naramubwiye nyine dusa nk'abateranya amagambo mbona ararakaye urumva nk'iyo gym uri kubyumva ntabwo wajya gusubira ni yahagana he sumbwira izina umbwira agace oya Kicukiro uri kubyumva ntabwo waba ubonye usotse muri gym umuntu akurakariye hejuru by'ubugoryi kugira ngo azenga gukande agukorakoraho kugira ngo shani mugaprofitire mukabona ari byiza wasubirayo wabona wasotse ahantu umuntu atakwishimiye ugasubirayo ubwo se agize deja ari kwirukana abakiriya uri kwirukana ntabwo abantu bose bakunda ibyo mwitakeya nanwe nakeya ibyo ni ugutobanga abantu njyewe n'ababyeyi bagenda bakabibakorera ndabagaye kubona umuntu w'umubyeyi bari kumukanda hano mu cyama bari kumukanda amaboko bari kumukanda bene hano ukabona ni ibintu biteye isoni bro biriya bintu ntabwo ari byiza ni bibi uraza kunkanda hano hakoze siporo uraza kunkanda hano siporo haba hasikoze ariko ntabwo ari ngombwa niba mwumva mukeneye kugorora abantu ni mubashakire ibyuma bibagorora cyangwa se muhashyire massage bashyire massage umenye ngo ugiye muri serivisi ya massage uretse ko aba ari n'uburaya bw'umuntu ari n'ukuntu yakugorora atazanye mu buraya ariko bo bahita ntabwo wangora ngiye kuva nabibona ariko abagore nabo barabikunda cyane abagore bose baba barambaraye gutya uziko arambarana namwe arambarara gutya abagabo banyu muvuye muri arambarara nk'akabebe kasinziriye kamaze koga ariko ibyo bintu ni ukuri ko Imana ibyo bagiye gusiga amavuta umubiri wose ntabwo biriya nabikunze niba ariko narimenyere kujya muri gym ariko no muri gym abakoci hari abakoci batari serious kabisa ni ukuri muhinduke niba uzi gukora ibyo bintu ubiveho uziko njye nanje no kwikorera ikiganiro ariko nibutse ego muhinduke abashiri tugiye kora abantu bashaka kudukorana ino challenge bagiye muri comment batubwire muze dutangirane batubwire ibiro bafite ngewe ubu ngubu mfite ibiro 73 nshaka gusigana ibiro 68 nge nshaka 65 ibyo menye ubu rero ntijya ku munzani turashira n'amafaranga tushira amafaranga uzama ngaye gute reka dushira amafaranga nshyireho amafaranga ni usanga ibyo biro byawe nibikunanira nzayatsindira ukwezi nyatsindire angahe Jenny angahe 50 ijana ijana ntabwo nayabona 50 wayabona nukuzi ndakenye kuko nagutsinda oya akuse kiza 50 ugashira 50 ugatsindira ijana hari ribi okay nta kibazo naryo nzaba nakoreye ni iby'ubuntu abantu mushaka ko dutangirana mugende guhera abantu bazaba babikoze iryo jana tuzarisangira guhera kwa kangahe turahera ryarira turi tariki zingahe turi tariki 24 reka duhere tariki ku ya mbere tariki ya mbere kuzagera ku yindi ya mbere buri muntu azaza azanye ibiro yarafite n'ibyo afite nanjye nzabizana Jenny noneho mureke ku itariki ya mbere noneho tuzakora ikiganiro cy'ukuntu tuzafata amarejime abasheri mutazicisha inzara ntabwo kwicisha inzara ari byiza hari ukuntu ukora regime urya ku buryo iyo unanutse wicisha inzara urakobana ugasaza nzababwira regime ndi gukoresha tugomba kuba turi abana bato nzababwira ngo kuwa mbere mbigenza gutya kuwa mbere tuzababwira ibyo tuzaturya saa sita ukibyuka ibyo tuzajya dufata saa sita na nimugoroba na nijoro tuzabishyiraho wumva ukeneye iki kiganiro kurya tubereke regime y'ukuntu tuzabigenza noneho tutangirane na tariki ya mbere tubikore ciao bye turabakunda mukore subscribe ariko nimuzongere kwemera ko abakoci babakanda bashumba bakanda n'abashyira abakoci gusa n'undi muntu rero tuzaza akwikandisha nkaho uri imineke cyangwa uri biriya nta cyubahiro kirimo tujye twiyubaha mujye murekana n'abo bantu babigize umuntu ngo yabikoze nk'ibyo duhava ugenda turabakunda mukomeze mukore subscribe turabakunda